ababosi b'iki gihe nabo ninya ubuneruje amabyi koko yaterura nyine yajyane mani navuze ukwiye kwihanira ukwiye kwiyandikisubiraho ukiyandikora rero kigiye gukurikiraho ni umwanda wawe ariko umudugudu w'ishiraniro ndabizi neza ndavuga rikijyana nta n'umuyobozi ugira nzi neza yuko bari buntore kuko mfitemo abageni benshi ngira icyizere bakantora nta ruswa nzasubiza inyuma cyane cyane abantu bubaka bampereza nicyo abashaka icyangombwa bampereza ntekeye yewe negitifu nashaka kugira ngo nzajya mwana ikinya ahubwo reka njye ngeramo n'amuntu bahanze ndimo nditinza aho kwereka nyaruke ntasanga umwanya bawuhaye abandi ura mudugudu mutsinde ngiye mukarugwiro umudugudu w'ishiraniro ngize amahirwe bakantu nawe ugeza kuri byinshi nawe uzamura mitiweli ku gihe akarima k'igikoni hafi aho umuhanda ugaharurwa mbese ibintu byose nkabishyira ku murongo ahubwo ndi kubona amasaha ari kungendana reka ningute ngasanga barangije gukora nkabura n'umwanya serve ni hano usigaho tano ni bane kabisa utaheza vizipi ndimuna jini nani ndi kuzamuka ruguru nawe uri kuzamuka twagenda naso ndabona wajya ngo twambaye n'ibintu bimeze kimwe yibaye inkweto nanjye nuko twagira ngo tugiye ahantu hamwe ngiye se gisere nanjye niho nari njye ariko n'ubundi ugiye kuri hoteli se cyangwa sinzi ibintu ugiye no gutembera twagira ngo twari dufitanye gahunda wa shaka nawe usigaye ukeye shaka mukuri nukuri kabisa uziko cyagiye waransibiye wamara akantu ndakanywa nakubera kiragenda uri stress zitanashoboka ku kazi bari bakoresheje abakozi biki n'ibiki noneho ubwo nje hari iwawe mitama naragusanze nsanumva ko ari iwawe cyangwa iwawe ndetse niba ari iwawe cyangwa ari iwawe usinzi ni wowe ubizi hano nahakorera nahakorera ni iwawe ariko nyine kara niko kazi kacu nicyo twatwariye vaneza ukuri numva ntaje kujya gusa cyagiye numva ari cyo nakubwira se wani yibo se yabyaye binyamye yihutisha nkazakora ikosa umeze neza none wamaze kuzishyura nta kibazo cyane nje nivuriza no kuri rama umudugudu watabaye turumvira cyane ni byiza cyane muri umuturage n'uwumve hano rero murabizi icyaduteranyije hano ni ikintu kimwe nta muyobozi mufite nawe rwose mu rwego twajemo hano rero ni nguye dutera umuyobozi w'umudugudu hano mu gutora umudugudu ni demokarasi abaturage nibo bishyiraho umuyobozi bagira gute bashaka turacaho dushaka uwo mushaka yego ni muri urwo rwego rero umuturage niwe ugiye kwamamaza umuntu yumva ashaka ko yamuyobora akamuteza imbere ubwo mbese umudugudu wanyu wagira gute wazamuka ukuri inyuma mugiye gufata umuntu umwe yabamaze muri mwebwe mugiye gufata umuntu umwe yabamaze tubwire ko muyobozi umudugudu wacu wari ukeneye umuyobozi w'icyitegererezo kandi w'inyangamugayo none rero umudugudu wacu ngewe mbona umukandida twagira umuyobozi wazatuyobora neza Karugwiro Karugwiro ninde okay ni wowe uba wicaye utari abantu babiri kuko mba dutoye umwe ni nkaho yaba yitoye twaba tunone undi wamamaza undi wowe yewe ndamamaza gatashya gatashya ni uwuhe gatashya ni umugabo wicaye abaturage baramuzi ubu tugiye gutora rero tugiye guhagurutsa bano bakandida bacu no guhagurutsa
batubwire imigabo n'imigambi bagomba kugezaho abaturage babo bamaze kwamamaza, nyuma turabashyira imbere, turatora ku murongo, tubara amajwi. Niko bimeze. Mukarugwiro haguruka batubwire imigabo n'imigambi uzagezaho abaturage bawe. Mwiriwe mwa baturage, amakuru yanyu Ni meza, ni meza. Nkurikije icyizere mwangiriye mukantora nk'umukandida mushaka ko nayobora uyu mudugudu, ndumva nanjye imigambi nazabagezaho iterambere ry'umudugudu wacu, nazabazanira umuhanda hafi, tukishyurira abana amashuri, tukishyura mituweli ku gihe, ibikorwa byose bikajya bigenda ku murongo. nuko tashye haguruka utubwire. abaturage b'umudugudu wa Shiraniro mwiriwe. Turakomeye. Nshimishwa no kubana namwe. Kuri natwe rwose turabishimira. Niba mwanyizeye mukantanga nk'umukandida wanyu, ndanezerewe kandi namwe amaboko yanyu ndayakeneye kugira ngo tuzayobore uyu mudugudu dufatanyije, ibyananiranye muzi bimwe na bimwe tuzabigereho. Murakoze. Uko twababwiye niko amategeko agiye kuvuga. Bano bayobozi banyu bagiye bahagarara imbere mu gutora, uwutora uramujya inyuma, niko itegeko rivuga. Noneho nabo mugiye gutora nta muntu wemewe guhindukira barebe inyuma, muhindukire. Gutora ameze rero, tugiye gutora uwo wumva ugira icyizere akaba yakuyobora akaguteza imbere ntagusubize inyuma, kuko umudugudu wanyu ufite ikibazo, harimo amabandi umva byaratuzenye. Rero uwo mugomba gutora ni umuntu ugomba kubagirira akamaro, kuko itegeko rivuga uwutoye uramugira inyuma, turabara amajwi nyuma. ndajyana kwa Mukarugwiro rwose niwe uzaduteza imbere, uzatugirira umumaro. Nanjye nari narabuze n'umuhanda wanjye wongeye kubona n'amazi yari yarabuze. Umugabo n'uwanda agomba kutuyobora. Ariko se Yazwara nuko bara amajwi. Reka tubara amajwi twumve. umenya kwiyogoshesha. Mugabanye urusaku. Zabwo turabagiye hano. Turabatsinda murakabisha. Ibyo bintu umuyobozi mwiza n'uyu. Turabatsinda n'uyu. Umumaro n'uyu. Oya, nuko yazangurira ikariso. Uko amategeko aravuga, watsinzwe ni Mukarugwiro. dukeneye umudugudu kuyoborwa n'umuntu uzagira icyatugezaho. None ko muri mu kavuyo turatora gute? Turabona umuntu utuyobora dute? Ibaze nyine muri mu kavuyo mutegereje ngo dutore, mureke gitifu noneho
kubera ko niwe ubifite mu nshingano. Byaruta. Please, mwe muretse, mwe muture. Ufite ikibazo. Mureke tubanze dutore Oya, nta ibintu bice kibazo mu mucyo. Ibyo uyu nguyu yemeza namwe murabibona hano kuri TV. Amatora uko agenda ntaho yabahishe, nguyu gitifu ibintu arimo akora ni ibintu yize rwose uyu nguyu. Oya natwe ariko natwe. Oya nyine gahunda mureke. Wacecetse? Oya. Nimureke ahandi yareke imbazi. Nakore. Mureke gitifu we aduha umurongo ngenderwaho. Twagiye none reka tumuhe umwanya. Ibibazo bashyira mu myanya mwicare. Mwicare. Abaturage murambabaje cyane. Ubu nta kintu ntabonye. Nta kintu mutanyeretse. Ndababonye koko. Bo ku mpamvu z'ibyo hano nabonyemo abantu bakuze b'abasaza b'inararibonye. Uwo mugabo niwe bagiye kudukiranura. Ngwino hano. Wa mugabo ufite uruhare rumeze nka kupa. Mutatwiba. Na padiri biza ko mumwizera mwese. Padiri. Ngo mugiye kugenda mutubindikirane nta nubwo bibaho. Uwo mudugudu ari kurabona abaturage bameze. Murabona umuntu arakizwa n'iki? Padiri. Mwebwe nkamwe b'inararibonye muri uno mudugudu wanyu. Nawe uravuga rikijyana. Nawe uri inararibonye mu mudugudu. Bano abaturage bacu hano tubigenze gute? Rero hano harimo umugabo bita ishiraniro w'umukire ubana nabo umunsi ku wundi. Uwo mugabo wamuhamagara akaza akakubwira icyo gukora. Shirano, wa mukiriya. Abaturage bakunda kumva abakene uko bumva abakene. Kuko abana akazi. Ugatekereza Ahubwo wamuduhamagarira ukamubwira. Shiraniro. Shirano. Shirano. Abaturage bawe barumva. Mana umutwe numva ndiye ndananiwe nuba ntaye umutwe. Abaturage turabigenza dute? Rero kuna amatora bayageze. Abaturage ntabwo bisaba ingufu, ahubwo bisaba icyakora reka mbere kubera ko nyine ngiye gukora akazi baranyumva. Nkunda kubakoresha benshi baranyumva. Benshi baba bari mu ruganda rwanjye. Benshi baranyumva. Aho niho twari kwiyafashije kugira ngo wenda bagere begerezwe imbere hanyuma ibihugu twahuje. Abaturage kubayobora ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Icyakora ko kubera agiye basanzwe banyuba nk'umubakoresha benshi bafite akazi mu ruganda nabo bahaye akazi mu ruganda rwanjye. Ahubwo reka mbereke ikintu icyo tugiye gukora. Mureke nje mu ijambo ngende manze mbaturishe noneho tubaye igisubizo. Nibyo nkeneye. Rero baturage mureke twumvikane. Mu by'ukuri nta kintu dushobora kugeraho tudahuje. Kandi abishyize hamwe nta kibananira. Bivuze iki? Nshatse kuvuga ko umuyobozi uwo ari we wese yagira imbaraga afite abamushyigikiye. Ariko umugore wa Turi kugendana. Oya. Umugore ntabwo bivuze ubundi kuvuga ijambo umugore. Umugore ntabwo ari ijambo rikore ni ijambo rikoreshwa mu buriri. Ijambo umugore rikoreshwa mu buriri ariko iyo avuye mu rugo iwe mu buriri agisohoka mu gitanda cyiwe iyo ageze hanze yitwa umugabo kuko nta pantaro yambaye. kuko agiye mu bikorwa. Oya muntu please ntabwo icyo ngicyo ari cyo. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo. Noneho mutuze twumvikane. Mutuze twumvikane. Kandi nta kintu twageraho mwihangane rero ducunguze uburyo umwete ndanabubaha cyane dore muri abasirimu. Ibintu byinshi musigaye mubikora neza n'ukuri. Je muri abantu b'abagabo ndababwira. Hatowe umugabo bita Gatashya.
Oya, mfanyile mabwizi. Hano ni kama icho Miyangane, hano tulikurikiza itegeko. Oya, kumvikane. Miyangane. Gatari hangane dore umudugudu rwose. Oya, none se hano iyo turi gutora tureba umuntu ufite abantu benshi. Akaba ari we duhereza none uriya rero impamvu afite amajwi makeya ubwo nyine hari abafana afite abafana bakeya amazu yacu bazayamara kandi murekera kumvikana amazu tugiye kuyapfuma mureka turebe icyo abayobozi bagiye kutugezaho uyu mudugudu dutoye uriya umwungirije nawe bagiye kuyoborana uriya agomba kuba ari umutekano uyu ashinzwe umutekano cyakoze wenda aho ngaho wenda urumva bafatanyije nyobozi barayifatanya murakoze cyane rero reka mbashimire murakoze cyane munyumve mureke dusoze igikorwa tujye mu yindi mirimo umudugudu twamubonye wa mudugudu ariko runo ruhara ndarwiye muze hano kandi ibi byatsi biyimura si byo nyine ibyatsi bikorana kumvikane mutuze twumvikane disipurine irakenewe rero abaturage beza ni ukuri mwagize neza uyu nguyu gatashye niwe mudugudu niwe ugiye kuyobora uyu mudugudu uyu nguyu niwe ugiye kuyobora umutekano aba bantu mureka twumve rero baratubwira samaki rero kubera ko n'ubundi ukuru reka nkwereke ahantu wifashisha ariko icyo kintu cyawe ntuzagisubira n'umunsi wawe wifashisha aho ngaho wifashishije aho ngaho aruhutse ubundi wemuranye amabuye n'ibiki urimo kunya utarangiza kugerana n'ubu ngubu akunda abantu namwe nk'abakire umuntu aranyamukana muhagarara hejuru ariko sha ubundi ko akabuno kawe ugomba kugenda ukambitse ubundi ugomba kugenda ukandarika ahantu hose mukuri narindembye ariko urakoze samaki rero kubw'izo mpamvu uwo mwanda wawe uterura aho ngaho uwujyane n'umuntu w'umugabo koko uragira ngo uneruze amabyi uterure uwujyane iwanyu aho mushyira undi aba ariho ushyira umugabo wawe ndebera aka kanya uyu mwanda wawe ugenda ukwirakwiza ku gasozi ujyane aho mushyira iyindi ababosi b'iki gihe nabo ni uneruje amabyi koko yaterura nyine uyajyane iwanyu ambabariye koko kanya kaho ubundi ajyana yatware uyajyane iwanyu aho mushyira ayandi akasambabariye ntabwo ujya urumva ikinyarwanda cyangwa n'ibindi rero nari ngushimiye kubera ko warunyeretse aho ukuri none dore urabyanze ubu rero ikigiye gukurikiraho ni iki umwanda wawe ariko ntaguhoma simba mw'ijuru haleluya haleluya Imana ikoze ibitangaza. Amen. Imana iguhaye
neza ugize ngo nawe imana iguhaye bizaza neza uzatuzamura mu cyumba bisitatu uzazi kuri amaseshe bisitatu imana igukuye hano ugiye kuzajya muri amerika amena hariya nawe hari imana igukuye mu bukene bwose wari ufite ariko uzabanza utanga icya cumi uzabanza utanga icya cumi wowe umeze bite wowe umeze bite wowe imana iravuze ko ukwiye kwifana ukwiye kujya ukisubiraho ugende sikora niko mwihane mutari cyacu mutima nawe nabidemwe bari kuguraho imana yagukize biza Yesu urakize amena haleluya tuzi imana irabikoze imana ifite imbaraga imana irabikoze uyu ntacyo abaye amen haleluya imbaraga z'imana abadayimoni namuvuyemo namwe mukomere umwami Yesu haleluya amina mwana wanjye Tasha se ni babo. Umva. Wahora ni ikintu kwitwara n'umuntu wacu ndari bakamere. Niba hari ikintu umwana wacu ataramu tugiye gukora. Ku mugoroba dukwikira kandi. Ni mugoroba. Ahubwo twatizamuswo munese. Tugiye gushaka kuko. Turakamwo. Umva uyu munsi ahika. Umvise ukuntu kiraniro yaratuvumbuye. Yavuganiraga neza Tubaze tugiye gutwika kotsi mwana. tugenda dukubita ku mugongo n'umuntu. Reka. umva turakari yakonaka ubu noneho aka kanya tukiva muri ariya matora reka dufatirana amahirwe bari abaturage bakiri hariya zikari byo man bashirana